Turabasuhuje mwese abakurikiye Hembuka TV Rwanda, amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha Imana itanga ibyiza byose Imana yifuza, ibyiza byose mwumva mushaka ko Imana ibakorera ibibakorere, kuko Imana irabakunda. Urwo rukundo Imana ibakunda ni urukundo ruhebuje, ni urukundo ruhebuje byose. Bibiliya iravuga ngo urukundo rubabarira, rwihanganira, urukundo rugendera, urukundo nta kintu na kimwe rurebaho. Urw'Imana idukunda rero, umuririmbyi yaravuze ngo nta warurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure, urw'idukunda nta warurondora, ntirugira akagero, ntirurondoreka. Imana iragukunda aho waba uri hose, uko waba umeze kose, uwo waba uri we wese, uwo waba witwa wese, aho waba utuye hose, Imana iragukunda. Urwo rukundo nirwo rwatumye itanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera, niko birivuga, ngo wese atazarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyatumye ijambo ry'Imana ryandikwa mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ibihe rero? Ni urukundo Imana igukunda, ni urukundo Imana inkunda, kuko Imana yadukunze. Yesu Kristo niyo mpamvu yemeye kwitanga, atanga ubugingo bwe, atanga ubuzima bwe, araza arakubitwa, araza arashinyagurirwa, inkoni nakagombye kuba narakubiswe, imibyimba nakabaye kuba ari nge wayibyimbye, aba ari we wemera kwikorera iyo mitwaro. Nyamara uru rukundo rurakwereka uburyo Imana yakunze wowe nanjye, yakunze nge nawe tudakiranuka, tudakwiriye, twarabo gupfa, twarabo kugirirwa nabi, ntabwo twarabo kubabarirwa, ariko uwo mwami yemera gutanga ubuzima bwe kugira ngo ducungurwe, yemera gutanga ubuzima bwe kugira ngo tubone amahoro. Uwo munezero rero uri muri Kristo, uwo munezero tubonera muri Data wa twese, uwo munezero tubonera muri urwo rukundo, ndagira ngo nkubwire ngo urwo rukundo rwa Kristo, urukundo rw'Imana ntuzarusayishe. Imana iragukunda. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri kubona ugeze mu bihe bigoye, ushobora kuba uri kubona ugeze mu bihe biruhije, ukaba ugeze mu majune, ukaba ugeze ahandi twavuga ngo umwana arira nyina ntiyumve. Nshuti yanjye, ndagira ngo utangarize ngo Bibiliya iravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Wowe icy'ingenzi gusa upfa kudacika intege, ugahagarara ku cy'Imana yavuganye nawe. Mbese hari icyo Imana yaba yaravuganye nawe, hari ikintu Imana yaba yarakubwiye, hari isezerano waba ufitanye n'Imana, hari ikintu Imana yaba yarakuganirije uri mu nzozi, uri gusoma ijambo ry'Imana, yewe uri kuririmba, yewe uri ahandi hantu igutuma nk'abantu, birashoboka. Izo nzozi warose rero zihagarareho. Biravuga ngo Yosefu arota inzozi, amaze kurota inzozi arangije, kubera ko nawe yakundanaga na bene se, ariko ntiyarazi ikiri muri bo. We yarabakundaga kandi akabakunda rwa rukundo rwa Kristo, akabakunda urukundo ruzima, akabakunda urukundo rukwiriye. Aravuga ati izi nzozi ndose hari uwazindotorera. Aragenda azirotorera bene se. Biravuga ngo bene se bamaze kuzumva, bamenya icyo izo nzozi zivuze, bamenya icyo zisobanuye, ariko barangije bamugirira ishyari, baramwanga, urwango rurahaguruka. Nshuti yanjye, birashoboka hari igihe Imana ivugana nawe, ikivuganye nawe kigatera abanzi bawe guhaguruka, ariko ubwo nibwo inyenyeri yawe bigiye kumurika, ubwo nibwo umugambi w'Imana ugiye gusohora ku buzima bwawe, ubwo nibwo ugiye kubona neza inzira y'Imana imbere yawe. Kuko burya utanagwije abanzi ngo babe benshi ndetse unababone, utagwije abanzi ngo baze biyongere, abo watekereza ngo ubone bakuvuyeho, n'ukuri burya nta nubwo wamenya inzira urimo, ntiwamenya ngo urahagarara gute, ntiwamenya ngo uritwara gute. Umuntu umwe yaravuze ngo byago ntugahere kandi ntugahore. Kubera iki? Kubera ko ibyago ntabwo twakwishimira ko bibaho iteka n'iteka, ariko kandi burya nta nubwo twakagombye kuvuga ngo nibihere, kuko iyo ibyago bije ukagera mu byago, aho niho ubonera neza babandi witaga inshuti, babandi witaga abakunzi bawe, abo niho ubabonera. Iyo rero bya byago biheze, ntiwamenya ngo inshuti zawe nizihe. Uyu mugabo Yosefu rero, nongere mugarukeho nivugira nyine kuri rwa rukundo Imana yadukunze. We nubwo byagenze gutyo, bene se bakamwanga, bakamugirira ishyari, ndetse bikagera n'abajya kumujugunya mu rwobo, ariko yakomeje kurinda inzozi, akomeza kurinda icyo avuganye n'Imana, akomeza
aza guhagarara ku ijambo Imana yavuganye nawe, aravuga ngo byanga bikunda uko byagenda kose, niba ari Uwiteka wavuganye nanjye, niba ari Imana yavuganye nanjye, izi nzozi narose, izi nzozi nabonye ndyamye nkazisobanurirwa mu mwuka, bene data bakazisobanura, ariko bamara kumenya icyo zivuze bakangirira ishyari, nanjye ndazihagararamo. Ibyo byamuteye inzira ndende y'amarira, inzira y'ibyago, inzira y'amahwa, inzira y'inzitane, ariko aranga yinyuramo kugeza igihe inzozi ze zasohoye. Bibiliya iravuga ngo amaze kuzirotora bene se yumvise ntacyo bazivuzeho, aravuga ati mfite umubyeyi, nawe reka ngende murotorere. Nawe aramurotorera. Se nawe kugira ngo nkwereke ko Imana ari ifite urukundo rukomeye kuruta ibindi, umubyeyi wawe nawe bishobora kugeraho akwanga, nawe arangije amaze kumubwira inzozi arose, aramucyaha, amucira mu maso, aramubwira ngo nta soni, ngewe iso na nyoko na bene so n'abakuru bawe twese nta soni tuzakubararira. Kubera iki? Bari bamaze gusobanukirwa neza icyo Imana ivuganye na Yosefu, bari bamaze gusobanukirwa neza icyo Imana isezeranye nawe. Ibyo rero bituma urwango ruhaguruka. Urwo rukundo rero navugaga, urukundo Imana idukunda, niyo yonyine ibasha kudukunda ikaduhagararaho mu kintu cyose dushobora guhura nacyo. Nari ntangiye nguhumuriza nkubwira ngo nubwo ushobora kubona bikomeye, ariko byanga bikunda hari icyo Imana yavuganye nawe. Urwo rukundo rwayo ruzaza, bizasohora ibyo yavuganye nawe. Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora rwose. Icyo cyonyine kirahagije, izere. Bibiliya itubwira umugore witwa Elizabeth yagiye gusura, marayika yagiye gusura Elizabeth, aragenda ngo aramuhobera, amaze kumuhobera biratubwira ngo umwana akina mu nda Umva, undi nawe aramubwira ngo urahiriwe mu bagore bose, kubera ko icyo Imana yavuganye nawe byanga bikunda kigiye gusohora. Imana yacu ishimwe. Rero nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo utangarize ngo humura, komera, witinya, wikuka umutima, witega ubwoba n'izo ngabo ziguteye, aho zaba ziturutse hose, intwaro baba bitwaje zose, imyambi baba teguye yose, imiheto baba bafoye yose, ndagira ngo ngubwire ngo humura, ibyanga bikunda Imana itanze kuveritire ku buzima bwawe. Imana iragukavarinze, Imana iraguhishe, ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa ku bwawe, ntabwo izemera ko ugera kure. Naho wagera kure, ifite ukuboko kwayo, irimo irakurambura kugira ngo yongere igufate, ikuzamure. Imana ivugana nawe ngo ntabwo izemera ko abanyamahanga bareba ubwambure bwawe, izagerageza ibishoboka byose, izaguhisha utaraseba, izaguhisha utaramwara, izaguhisha utarakorwa n'isoni. Reka nkubwire, wowe ushobora kwibwira ngo isoni zagukoze, ariko Imana ibikibona ko isoni zitaragukora, ibibona hakiri ubundi buryo, ibibona hakiri ubundi, ibibona hakiri iyindi nzira. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo nzira rero uri mu kunyuramo, iyo nzira iyo nzira ivunnye, iyo nzira ikuruhije, iyo nzira ubona ko nta gisubizo uri kubona, ndagira ngo utangarize ngo mu ijuru inama irateranye, kandi iteranye ku bwawe, ku bwa rukundo rw'Imana, ku bwa rwa rukundo Data wa twese yadukunze, bitumye Imana iteranye inama kugira ngo haboneke umwanzuro. Kandi uwo mwanzuro, uwo ni umwanzuro uraza uje kukunezeza, umwanzuro ugiye gufatirwa mu inama mu ijuru. Ndagira ngo utangarize ngo ni umwanzuro urengera ubuzima bwawe, ni umwanzuro gukura kure cyane aho abantu batazi, Imana ikagutambagiza ikakugeza aho ishaka kugera. Ni ukuri, nagira ngo wowe izere gusa, wowe byiringire. Ushobora kuba ufite byinshi bikugoye, birashoboka mu buzima, duhura na byinshi, duhura n'ibirushya. Umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ngo aho hose niko handushya umutima, ngo ariko njye nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, ngo Uwiteka nawe ntabwo ajya atinda kunyumva. Nagira ngo ubwire rero, hamagara, hari uwakumva, Yesu agutegeye amatwi, kandi ubwo Yesu agutegeye amatwi yiteguye kukwitaba. Nakwitaba rya jwi rye rero agiye kuvuga abahanda kugira ngo aze arengere ubuzima bwawe. Rero ntutinye, ntukuke umutima, nubwo ingabo zari ziteranye ku bwawe, ariko nanone ingabo z'ijuru nazo ziteranye ku bwawe, ziteranye ku izina ryawe. Ntizagusiga, ntizaguhana, kuko iraguhetse ku mugongo wayo. Ntizemera ko abanyamahanga baguseka. Reka baguseka, icyo ni igihe, ariko hari ikindi gihe noneho ujya
ugiye kurambura ibiganza ukavuga ngo Mana ushimwe kuko ibyo wakoze n'uyu munsi nongeye kubona ko uri Imana. Imana iguha umugisha. Wowe gusa icyo nongeye kugusabira ni ugukomera. Imana iragukunda, ugomba kumenya ibyo ngibyo. Amahoro y'Imana abane n'umutima wawe. Amahoro Imana itanga atari nk'ay'abisi batanga, arinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.